Igitondo cyiza kuri mwese, iyi niyo sabato ya nyuma y'ukwezi kwa gatandatu, turi ku itariki 29 n'ubundi z'ukwezi kwa gatandatu 2024. Amazina yanjye ni Afshira Dukunda, Elbit producer, mwarimu, umutoza, DJ director, editor, pianiste, soliste, bassiste, vocalist, us on the beat, us on the mix, CEO wanyita uko ushaka, ayo yose ndayemera. Reka ntangire nsuhuza abantu muri mu mujyi wa Kigali, nge ndi Masaka, abari mu ntara zitandukanye z'iki gihugu cy'u Rwanda, abari hakurya, abaturanyi muri Kongo, abarundi aho muri Tanzania, Uganda, Kenya, ndabashuje cyane, abari ku migabane itandukanye, mwese mbahaye ikaze. Ikaze rero kuri iyi YouTube channel nshyashya, ni Unity Star TV. Aha niho ndajya mboneka cyane ugereranyije no ku yandi ma YouTube channel. Iyi ni TV irajya inyuraho ibiganiro binyuranye, harimo breaking news, haravugwa iki ku makorari, abahanzi, ariko cyane kuri SDA Church, ku basengera mu itorero rya Adventiste, Abadventiste b'umunsi wa karindwi, hakaza ubusesenguzi kuri topic runaka zitandukanye, hakaza US live recording, kwaya n'abahanzi batandukanye. Hano turajya dutarama, turirimbe, byinshi cyane. Subiza, hakaza no top 5 ku ndirimbo nshya zikoranye ubuhanga cyangwa se zihenze. Breaking news, nyuma y'uko korali Ambassadors of Christ yari maze amezi 8 itaduha indirimbo cyangwa idashyira indirimbo hanze, ubu yamaze gushyira indirimbo hanze yitwa Nta Cyamunanira. Indirimbo nziza cyane ikoranye ubuhanga, indirimbo ikomeye, ni indirimbo navuga ko n'ubundi ikoze mu buryo bwa live recording, ni indirimbo ihenze, ni indirimbo nziza. Niba utarayumva, utarayireba, wajyaho ukareba, ni kuri YouTube channel yabo. Ikindi nuko The Guardian Square n'ubundi yo ku itorero rya Masaka nayo ifite indirimbo nshya yitwa Ca Bugufi, nayo wayireba, ni indirimbo nziza cyane. Ikindi nuko i Masaka Cheira Company Limited yamaze kuhageza studio itunganya audio song, video song, harimo n'ibijyanye no kweditinga amafilime, kuyadirectinga, harimo ibintu byinshi, harimo gufotora mu bukwe, na iki cyitwa ifoto nacyo kirimo, harimo mu mabidi, mu birori bitandukanye. Ibyo byose byamaze kugera muri Masaka. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri nimero 078 618 4283, wanatwandikira kuri WhatsApp. Nawe hari icyifuzo cyangwa se amakuru twakugezaho ku bahanzi n'amakorari abarizwa mu itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi, watwandikira kuri iyo nimero. Reka nsoze rero mbifuriza isabato nziza, ndetse no gusharinga, gukora like, gukora comment, kuduha comments, no gukora subscribe kugira ngo ibiganiro tujye kujya dukora byose bijye bikugeraho. Kandi ikindi nuko Imana ariyo iza mbere ya byose. Mukomeze kugira isabato nziza ndetse n'umunsi mwiza.